umubosi ku mutima, uba umubosi ku isura, uba umubosi ahantu hose nyine ugaragare ko uri umubosi koko. Kuko hari abantu rimwe na rimwe tubona ku maso ukabona ni umubosi ariko ku mutima ari inyamaswa cyangwa se ari ikindi kintu, sibyo? Ariko hari n'abantu ubona ukavuga ati cyakoze cyo uko biri kose pe, uyu muntu Imana yamuhaye ubutunzi, yamuhaye ubushobozi, ariko agerageza kububanamo neza n'inshuti ze. Rega mbere yuko wigira umuntu wa danje cyangwa se wigira umuntu urenze, jya ubanza usubize amaso inyuma, ubanze wibuka abantu bari za Rusororo cyangwa se bari n'ahandi hagiye hatandukanye, harya uhita utekereza uvuge ngo harya abantu bariyo mbarusha iki cyangwa se bo bandushaga iki? Nibwo uzahita umenya ukuntu ugomba kubaho kuri iyi si. Iyi si ukuntu idusaba, iradusaba kuyibaho neza, tukabana n'abantu bacu neza, ukaba ufite inshuti zawe ukazibanira neza, nazo zikakubanira neza, apana kumva ko uri umuntu wa danje, apana kumva ko uri umuntu urenze. Mana, ubuzima burarangira. Ubuzima rega ni nk'amafaranga. Ubuzima ni nk'amafaranga. Uyu munsi waba ufite amafaranga ariko ejo ukaba nta mafaranga ufite. Hari umushuti wanjye yageze kuvuga ngo amafaranga ubundi ni nk'umushyitsi, undi arongera aravuga ngo buriya ngo amafaranga ngo ni nk'umugore mu rugo cyangwa se umugabo mu rugo. Buriya ntago umugore mwabana nubwo bajya batubeshya ngo tuzabana ubuziraherezo, ngo tuzabana ubuzima bwose, ntago ushobora kubana n'umuntu ubuzima bwose. Igihe kiragera bikaba ngombwa ko mutandukana, kuko hari igihe ufite umugore ugasanga mubanye imyaka 30, imyaka 40, imyaka 50, imyaka 60, ariko still hari igihe ashobora gusaza cyangwa se nawe mugabo ugasaza mugatanduka, umwe agenda mbere y'undi. Cyakoze cyo harabona abonye, sinzi ubwo uko nimba ndi bubyita amahirwe cyangwa se ndi bubyita ibyago. Hari igihe umuntu aba ari mu kinyabiziga ari kumwe n'umugore we cyangwa se ari kumwe na famiye ye, ukajya kubona ukabona bakoze impanuka barajyanye, ugasanga umuntu ajyanye n'umugore we cyangwa se ugasanga umugore ajyanye n'umugabo we, muri izo kondisiyo nyine tu. Aho ngaho niho uvuga ngo abakundanye barajyanye. Ariko ubundi mu buzima busanzwe nyine ntago umuntu agomba guhora kuri iyi si. Iyi si tuzayibaho uko bukeye nuko bwije, burya tuba tugenda tuyivaho bro, tuba tugenda tuyivaho, ariko still ntago tubyemera. Mbona abantu bameze nkaho iyi si bazayibaho by'iteka ryose, ariko ntago bizakunda. Ntago iyi si dushobora kuzayibaho burundu. Niyo mpamvu rero ubaye ugize icyo ufite, bana n'inshuti zawe neza, ubane na famiye yawe neza, abakugaragiye bose ugerageze kubabanira neza. Njyewe mfite ibintu byinshi ushobora kuzabaganiriza, mfite ibintu byinshi ushobora kuzababwira, ariko cyane cyane uyu munsi icyo nashaka kwibwirira abantu bitwa ngo ni abakire, cyangwa se abantu bitwa ngo ni ababosi, ngo ni abapatoro. Diplomate niwe ugeze kuvuga ngo umupatoro utakuzamura ntakababazwe n'ipantaro atazamura. Come on. Ngo umupatoro utakuzamura ntakagire gute, ntakabazwe n'ipantaro atazamura. Hari icyo nshatse kuvuga aho ngaho kandi kirasobanutse. Ibibazo biba ari byinshi cyane, ariko gusa mugerageze ikiganiro mbatayemo, namwe ubwanyu muzabitekerezeho, muzahita mumenya icyiza cyo kwitwara neza kuri iyi si.
bro, uzi kuva kuri iyi si nta bibazo ufitanye n'abantu, cyangwa se ugatambuka nta bibazo, ugatambuka mu bantu wumva wemye umeze neza nta kibazo, biba ari byiza vraiment. Njyewe rero nsoza ikiganiro cyanjye, icyo nabwira abantu, icyo nabwira inshuti zanjye nuko nimba uri umubosi ukaba uhereje umuntu akazi, making sure yuko wamuhembeye ku gihe, making sure yuko umuntu muri kumwe mwirirwanye atari wa muntu wishwe n'inzara, atari wa muntu wishwe n'inyota. Nimba ufite amafaranga, nta kintu amafaranga yawe yaba akumariye mu gihe ushobora kuba uri kumwe n'umuntu ushonje, cyangwa se mu gihe ushobora kuba wakoresha umuntu ukaba wamwambura. Jya umenya ko uri surubuni muri makeya, nta nubwo sinzi uko nabyita, nta bubosi bwaba bukurimo. Umubosi utagira umutima, umubosi utagira gutekereza, umubosi udashyira mu gaciro, ntuzigere na rimwe wumva ko uri umubosi. Nubwo waba ufite ayo mafaranga, jya umenya ko uri injiji. Ibyo ndabivuze kandi nzanabisubiramo. Nimba uzi ko ufite amafaranga ariko ukaba uzi yuko udafite umutima mwiza, ukaba uzi yuko ugira ubugome, ukaba uzi yuko utagira impuhwe, ukaba uzi yuko utagira amarangamutima yo gukora ibyiza, ujya umenya ko nta diri kurimo, ujya umenya ko nta diro ikurimo. Igihe cyose wumva kuri iyi si utarabasha guha agaciro abantu bari hasi yawe, ujya umenya ko uri injiji. Kuko burya kuba umusirimu ni ugusirimuka muri byose. Kuba umusirimu ni ukuba uri ku murongo, ariko mu gihe cyose uzaba ugaragara nyine buryo umuntu azagufata ukuri. Nushaka kwigira, ntabwo nabona ukuntu nza kubivuga, kuko ndabizi neza burya abantu tuba turi kuri iyi mihanda, turi kuri izi social media, ashobora kuvuga akantu nyine ntacyo ndengejeho, kamona reka ntuze. Ariko mu by'ukuri reka yenda nushaka ureke kumenya Imana, ariko umenya abantu muri kumwe. Uzareke kumenya Imana ariko ntacyo umenya abantu muri kumwe, abantu mugendana. Rega sometimes hari n'igihe mufasha abo mutakabaye mufasha. Uri umukire, uri kumwe n'undi mukire mugenzi wawe, arakubwiye ngo ma miliyoni, mu by'ukuri atunze miliyoni zigera muri miliyoni 50, nawe ufite miliyoni 100, arakubwiye ngo mpa miliyoni 100, ngo wampaye ngo nka miliyoni, aho ugahita umuhereza miliyoni. Ariko ntago uzi yuko undi noneho akaza akakubwira ngo ko naburaye, cyangwa se nabwiriwe wampaye 10,000, ukambwira ngo nta mafaranga ufite. Uri kumva icyo kintu? Umuntu arakubwiye ngo mpa miliyoni, kandi mu by'ukuri urabizi neza ko atunze noneho we miliyoni zigera muri 50, ngo nuko ngo ufite miliyoni 100, ngo kugira ngo umwigaragazeho neza, ugahita umubwira atakira nkuremere. Nyamara wa wundi wakubwiye ngo naburaye cyangwa se nabwiriwe, wanze kumuha n'ibihumbi 5. Harya ubwo wambwira ngo ufite umutwe ukora neza? Hari umubosi nigeze kuganira narambwira ngo burya abakire bamwe na bamwe hari igihe baba ari injiji, kandi nahise numva ari byo. Hari igihe umuntu aba afite amafaranga, hari igihe umuntu aba atunze, hari igihe umuntu aba ameze neza kabisa, buri kimwe cyose agifite, afite amafaranga, mbese buri kimwe cyose yitwa ngo aragifite, ariko nta mutima afite, adatekereza neza. Niho yahereye avuga ngo rimwe na rimwe hari igihe abakire baba ari injiji, ariko hari n'abahanga. Aribyo byane navuze ngo hari umuntu uba wujuje byose.
maze nishimira abantu banjye b'aba diaspora, maze nshimira abantu b'inshuti zanjye twahuriye ino mihanda. Aha mujya kumenya byatangiriye muri filime, biza kurangira bije no kuri channel ku ma YouTube mu buryo bugiye butandukanye. Ariko nshimire n'abantu dukorana mu kazi ka buri munsi, haba mu gisate cya sinema, haba mu gisate cya driver, mu buryo bugiye butandukanye. Aka gacano kanjye murakazi ni ka kandi bita Kiwi Rwanda Africa rimwe, uba ugomba kugeraho ugakanda subscribe, ugatera comment, ariko njye nababwiye yuko ntago nsaba subscribe kuko mba mfite abantu banjye b'inkoramutima baba barabikoze kera. Umuntu akimara kugeraho agahita abona agacano n'akanjye, ahita yibwiriza akagenda agahita pyondaho agakoraho akavuga ati Kiwi ndakuremeye mwana wa mama rwose uzagira ubuzima bwiza. Yewe niyo abishatse hari umuntu ugira gutya akavuga ngo ariko shango harya ngo ukoresha akahe ka nimero, ngo harya ngo amazina ariho nayahe, ukajya kubona ukabona gutayemo ngo ni umwiyemezi ngo Kiwi ngo ntago azi gutwara imodoka. Ariko mu by'ukuri ndagira ngo mbabwire yuko nyuma yo gukina filime cyangwa se nyuma yo gukora akazi kagiye gatandukanye, nyuma yo kuririmba, yuko umuntu aba afite byinshi cyane abazi. Bivuze yuko aka kazi twakagiyemo tugakunze ka filime ko gutwara ikinyabiziga. Uyu munsi rero ngiye gutwara ikinyabiziga kugira ngo muze mubibone. Ngiye kuzanye parikanga muri iyi parking, ubundi dutere story tuganire kavi. Abasa ndagira ngo mukurikirane people, abanyamerika, abanyarwanda mwese. Biba byiza bifite icyo wiyemerana pana kuko uyemera nyine nta n'ikintu uri cyo, nta n'icyo uriho, burya no bubobo cyane kabisa. Kandi ubwo bubobo twe twamaze kubwamagana cyane kabisa, cyane ariko cyane, sibyo? Reka mbihere ibyanyu, mbaye aga content keza kandi gatwika. Hano nyuma yanjye hari igiti nakibonye, ahangaha ni fresh cyane kabisa. Yeah, why I say yeah. Ubu noneho rero nibwo tugiye kuganira bya nyabyo, kandi nibwo tugiye gutera noneho story ya nyayo. Musa noneho sa nk'uyimfatira noneho yinyigirize hino kabisa, aho uri kumbona noneho neza. Aho ndi kugaragara neza, ndimo ndagaragaramo neza. Buriya mba mfite umuntu ugenda ubinkurikiranira kuri kamera zanjye mu buryo bugiye butandukanye, ariko hari ikintu kimwe kinzanya ahangaha kandi nje kuvuga numva ndi serious. Mbanze ngire gutya. Yego nibyo banyita Kiwi. Yego nibyo banyita Kiwi, ariko banze neza banyita Eugene, biterwa no kwifuza kunyita. Ni Kiwi Rwanda Africa 1. Nibwo iyo mvuze 1 mba mvuze rimwe. Aha niho ushobora kuba wakurikirana ibiganiro byacu kuri YouTube bigiye bitandukanye. Reka mbanza nshimire abantu mwakoze subscribe, mwarakoze cyane kandi muri nkoramutima kandi ndabakunda cyane. Mu by'ukuri ntaratangira iki kiganiro hari byinshi cyane bimbabaje kandi bimbangamiye. Iyo umuntu agiye gukora ikiganiro nk'iki ngiki biba bisaba kuba serious, ntabwo biba bisaba kuba wazanamo imikino. Ni ukuvuga ngo ngewe njya gutegura iki kiganiro cyangwa se nshaka kuza kuri kamera nuko numvaga mbabaye kandi mbabaye cyane. Nagiye nkora ibintu bigiye bitandukanye, nakinnye filime, nakoze umuziki, nakinnye komedi, natwaye imodoka, ariko mu by'ukuri hari ikintu naje gusanga kandi kirenze. Ubwo ndibuze kugenda nganisha muri kategori zigiye zitandukanye. Bro, hari abantu baba bakora mu bigo runaka ariko ugasanga ni ba bantu biyemera ku rundi rwego, bakibaza ngo ese noneho mpita nibaza hari agahora gahanze
hari igihe umuntu afata ariko ukagira ngo noneho we azahora kuri iyi si, azahora ari paradiso. Ibi ngiye kubivuga gutya, hari igihe ubona nk'umuntu ari umukinnyi w'umupira cyangwa se ukabona ni umuhanzi cyangwa se ukabona ni umukomediye, ariko ugasanga mu by'ukuri ariyemera ngo kubera ko ngo afite hiti. Ariko bro, ikintu uba ugomba kumenya ni uko iyo hiti ntabwo izahoraho, kandi ayo mafaranga inkweto ntabwo zigaragara hasi, ntabwo inkweto ziri kugaragara, nta kibazo, ariko hejuru ho uri kumbona neza, nta kibazo, ndasa neza. So ikintu nari ndi kuvuga, hari igihe usanga umuntu ari umukinnyi wa filime cyangwa se ugasanga ni umuhanzi ariko afite ikintu bise ubwiyemezi, cyangwa se ugasanga umuntu ni umuyobozi runaka ariko ugasanga ahagaze ikintu cyo kwiyemera ku rwego rwo hejuru cyane. Nk'urugero rwa hafi, uyu munsi uba uri kumwe n'umukire, yenda wamutwaye mwasohokeye nk'ahantu runaka kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, by the way akifata akajya gushaka nk'ikintu cyo kurya, noneho wowe ntaguha agaciro nk'umuntu wamutwaye. Uri kubyumva neza? Ugahita wibaza ngo ese amafaranga yiwe amumariye iki, nimba adashobora kuba yasangira n'abantu bamukikije? Ubwo reka niyo kuvuga ngo umuvandimwe we, kuko umushoferi we ntago ari umuvandimwe we, sibyo? Ugasanga umuntu ahereye mu gitondo ari kumwe n'umushoferi, aramutwaye, baririrwanye, baratashye nimugoroba, aragiye amuparitse mu rugo iwe, arangije amuhereje kontake, aramubwiye ngo ngaho sohoka ngo nkinge igipangu cyanjye. Mwagiye mugira umutima cyangwa se mukagira no gutekereza. Ibintu ntabwo ari ngombwa kuza kuri kamera ngo nirirwe mbivuga, namwe ubwanyu muri abantu, mugomba gutekereza kandi mugaha agaciro abantu mugendana nabo. Byigeze kumbabaza cyane uburyo nigeze kuva hano muri Kigali njyanye n'umuntu mu ntara ntari buze kuvuga, twahagurutse mu gitondo turangije tugaruka nimugoroba nka 4:00. Mu by'ukuri uwo muntu yarifashe ajya kurya muri hoteli, arangije ngewe ansiga mu modoka, kandi arabizi twagendanye, ntago yigeze ampereza amafaranga yo kuza kurya. Arangije amaze kuva muri hoteli, amaze kurya, amaze gukora ibyo ashaka byose, arambwira ngo ninatse imodoka ngo twongere dutahe. Ubwo twakoze movement zigiye zitandukanye, natse imodoka ndagenda, turataha, tugaruka muri Kigali. Umunsi burira nyine, muri make umunsi urarenga, ndangije ndamuparika, maze kumuparika mugeza ubwo nari mugejeje mu gipangu cye, ndangije mva mu modoka, yagombaga kumpemba amafaranga 20,000, arangije aranyishyura kashi, arambwira ati ejo tuzabonane, atubwiye ejo nabwo uzagaruka kuntwara. Buriya rero ukuntu abahungu bamwe na bamwe twebwe dukunda gupfira ifiyeri, nyine hari igihe uvumiriza kavuga ati umuntu ninjya kumubwira ngo ntago ngo twagendanye, ntago wangaburiye, ntago wagize gute, ugahita uvuga atari buze kumbona imboga mu menyo, ugahitamo nyine kwituriza, ukicecekera, ugapoha. Ntago abantu bose babatwara, abashoferi bose babatwara ntago ariko baba bafite amafaranga, sibyo? Ariko ndi kwibaza ngo nimba witwa ngo uri umukire kandi ukaba ufite amafaranga, ariko ukaba wagendana n'umuntu inzara ikamwica kandi yagutwaye. Burya umuntu uba utwaye imodoka yawe, umuntu uba ugutwaye aba agufitiye ubuzima bwawe mu biganza bye, sibyo? Uriya ni umuntu ugomba guha agaciro kandi ukamwubaha cyane. Ariko ni gute ushobora gutinyuka ukabwira umuntu ngo fata isafari, ntiwamenye ngo yaburaye, ntiwamenye ngo yabwiriwe, warangiza ukamukoresha urugendo rw'amasaha 3, amasaha 4, amasaha 5 agutwaye utazi ikibazo afite? Ubundi nuko boss namwe mutajya mwumva,
ubundi uba ugomba guhamagara nk'umushoferi akaza, yamara kukugeraho akambwira ati uyu munsi dufite movement zingana gutya, ziraza kurangira amasaha ya naya, tugende. Ambwira ati imodoka yanjye dore ngiri yagenda uyatse ibishyuha, nanjye mbe nitegura duhite dusohoka tugende. Ariko mbere y'ibyo byose umaze kumusobanurira ibyo byose, itukurikizaho nibura kumubaza nti se turi mu gitondo, yego turi saa 3 cyangwa se turi saa 1, bitewe n'amasaha wamuhamagariye, bitewe n'aho mugiye kujya. Mubaza ati se wabashije gufata ka breakfast? Nusanga atagafashe ka breakfast, nimba mu rugo mudashobora kuhafatira ka breakfast yenda bitewe n'amasaha aho yageze, umubwira ati rero nta kintu tugiye gufata hano mu rugo, ariko nituza kugera ku muhanda uraza kunyura ahantu ku supermarket tureba utuntu dufata two kugenda turya, cyangwa se dufata akantu ko kunywa. Ibyo nta kintu biba bitwaye. mushobora okay, murarangije kwitegura, imodoka yashyushye, murasohotse muragiye. Ariko nimugera no mu nzira nkuko wumva nawe inzara yakwishe, mubwira ati tunyura ahantu, ufata uducapati cyangwa se ufata udusnacks runaka, ufata akantu ko kunywa, ntumugurira ikintu gisembuye. Kuko umuntu nimba ari umushoferi wawe kandi akabaje gutwara, birabujijwe gutwara nyine wanyweye. Nese uramugurira inzoga gute? Mugurira akaji, umugurire utuntu tw'udusnacks arye, narangiza kurya mubaza ati noneho urumva umeze neza, urugendo rwakomeza. Niba mwandikira iyo controversy yimubaza. Cyako nanone nuba ari we wamubwiye ngo yihute, ntago uri buze kumubwira ngo uko bakwandikiye, ahubwo nagonga umuntu mubaze ngo uko wagonze. Nagonga umubaze ngo kuki wagonze abiryozwe. Ariko nawe numubwira ngo irukanka nakererewe ukamushyiraho pressure, muhe kwisanzura, sibyo agutware yumva ameze neza. Erega buriya kwirukanka nabwo ntago ari bibi, ahubwo uri kwirukanka mu rugero rumeze ruti, cyangwa se umuhanda uri kwirukankamo ntumuhanda umeze uti. Ntago uzafata umuhanda urimo abantu benshi cyangwa urimo ibinyabiziga byinshi unurangiza wirukanke cyane. Uriya umuntu wirukanka cyane cyangwa se umuntu utwara imodoka uko abishatse, ni umuntu uba wariguriye ikinyabiziga cye. Ariko wowe nimba uri umushoferi wahawe akazi kandi ukaba ubizi neza ko imodoka atari yawe, gerageza nyine kuyitwara neza kandi witwararitse. Ariko nawe nimba uri umubosi nyine wafashe umushoferi, ntabwo ari ngombwa ngo ugende umubwira ngo katagurkiye, nyine ugende umustressa, kuko burya ushobora kumustressa ukamukoroga mu mutwe, bikicanga bikaza kurangira akoze impanuka. Kandi akoze impanuka, imodoka yawe ikangirika, cyangwa se namwe yenda mukamwarenga umuhanda, urumva nawe bigenderamo, bitewe n'iki wamushyizeho pressure. Ntabwo nyine wamubereye umuntu mwiza. Nimba umuntu agutwaye, mureke agutware yisanzuye, nta kintu kimustressa. Nimba wamumenyeye icyo kurya, wamumenyeye icyo kunywa, nta nyota afite, nta nzara afite, kandi akabaza ikinyabiziga, umubwira ati rero nakererewe, gerageza gukoresha iminota yihuse. Ariko nanone ntago nkubwiye ngo wirukanke ugonga abantu cyangwa se wirukanke ukora impanuka. Ugomba kugenda mu kavuduko nyine kabigenewe. Reka nigarukire kuri baba boss tuzi bafite imitima nk'inyamaswa, aho kandi barahari. Ugasanga umuntu uramutwaye umunsi wose, muririrwanye kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, yagombaga kuguhemba, uramuparitse, wamara kumuparika mu rugo iwe, yarangiza akakubwira ngo ngaho igendere ngo tuzabona nejo. Yakubwira ejo, ugasanga bifashe icyumweru cya mbere, icyumweru cya kabiri, icyumweru cya gatatu. Ugahita wibaza ngo nk'ubwo uwo ngubo wagutwaye ni umuhungu wawe,
ni umwana wawe aba arya iwawe, harya uba ukeka ko abayeho gute? Iyo ufashe umuntu ukamukoresha umunsi wose cyangwa se ukamukoresha ku kwezi, warangiza ntumuhembere igihe, harya uba wibaza ngo uwo muntu abayeho gute? Ese uwo munsi mwirirwanye ni uko yari yabuze ibintu